Amazina yanjye banyita Kabiriti, ndi umukinnyi wanyu kuri Utagesaso TV. Akaba ari kumwe n'umusaza ukina yitwa Muzehe Kwizi. Hama nanjye ndi umukinnyi ukina kwa Utagesaso TV. Nanjye nitwa Akariza. Ni Utagesaso uyoboye iyi team. Hello guys, hello mumeze mute? Kanizere ko mumeze neza. Abantu bakunda kudukurikirana kuri YouTube, TikTok no ku zindi mbuga zitandukanye ndakeka turiho. Ni Utagesaso uyoboye iyi team. Iyi team yifashije iyi team idasabiriza. Nkaba ndi kubasaba ikintu kimwe gusa mu Banyarwanda, abantu batuye impande n'impande, ndi kubasaba ikintu kimwe gusa. Ikintu cya mbere ukira video zacu cyane zafite n'umukameramani wize uzi akazi. Wakora sub yawe irakirwa neza cyane, ukadufasha ni intunga ikomeye mu buzima bwacu. Ugakora share n'ibindi bigiye bitandukanye, ukatwiyungaho iyo dusohoye film twapoedinga niweho igeraho bwa mbere, ziba zikubiye. Guys, murakoze cyane, ndabakunda. Hello guys, amazina yanjye banyita Kabiriti, ndi umukinnyi wanyu kuri Utagesaso TV. Turabakunda cyane. Icyo tubasaba nk'abakinnyi banyu ni ugukora subscribe, ugakora na share, mukatwereka ko mudukurikiye. Nkaba ndi kumwe na Akaba ari kumwe n'umusaza ukina yitwa Muzehe Kwizi. Hama nanjye ndi umukinnyi ukina kwa Utagesaso TV. Turabakunda cyane, mujye mutera comment kugira ngo mutwereke ko turi kumwe, tujye duhura cyane ndetse duhurira ku rubuga. Ariko ntago ndi njyenyine, ndi kumwe. Nanjye nitwa Akariza, nkaba ndi umwe mu bagize groupe ya Utagesaso TV. Mudukurikire, muduhe share, subscribe, turabakunda.